Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande z'isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Mu rwego rwo kungurana inama dukoresheje ijambo ry'Imana, uyu munsi turasomera hamwe ijambo ry'Imana rifite intego rigira riti: ubuntu bw'Imana buraduhagije. Ese urwaye indwara idakira? Waba se waratanye n'uwo mwari mwanashakanye cyangwa ugapfusha uwawe? Ese urafunzwe cyangwa ufite uwawe ufunzwe? Iyo duhuye n'ibibazo tutagira icyo dukoraho, dushobora kumva twifuza ko nibura hagira igihinduka. Niki cyadufasha gutuza? Intumwa Pawulo yakoze ingendo z'ubumisiyoneri nyinshi mu kinyejana cya mbere, kandi yarangwaga n'ishyaka. Ariko igihe yafatwaga agafungwa arengana, ingendo ze zahise zihagarara. Yafunzwe imyaka 2 kandi yararinzwe n'abasirikare. Aho kugira ngo yihebe, yibandaga ku byo yashoboraga gukora. Yahumurizaga abazaga kumusura bose akoresheje Bibiliya. Icyo gihe ni nabwo yanditse umwe mu mabaruwa ye, akaba ari amwe mu bitabo bigize Bibiliya. Turabisanga mu byakozwe n'intumwa igice 28 umurongo wa 30 kugeza ku 31. Haranditse ngo amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye, bamucumbikiyemo akajya atanga ibiguzi. Yakiraga abaje kumusura bose, akababwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose, kandi ntawamubuzaga. Reka turebere hamwe ubuhamya bw'umuntu wari ufite uburwayi budakira. Uwo murwayi yitwa Anja. Iyi ni inkuru twakuye mu bitabo by'abavugabutumwa, aho bagaruka ku buhamya bw'umuntu witwa Anja. Anja yaravuze ati: maze kurwara kanseri, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Icyo gihe nari nzi ko ntacyo nakora ngo iyo ndwara idakwira hose. Ubu nta kazi nshobora gukora, kandi singishobora kujya aho nshaka, naho kujya aho abandi bari ngo dusabane. Anja bigenza ate kugira ngo ahangane n'ikibazo afite, nubwo indwara arwaye ntacyo yayikoraho? Yagize ati: guhindura gahunda zanjye byaramfashije cyane. Nagerageje gushyira mu mwanya wa mbere ibyo nabonaga ko bimfitiye akamaro. Nanone nahinduye ingengabihe nari nsanzwe ngenderaho, kiraho indi ihuje n'ubushobozi bwanjye. Ibyo byatumye ntuza, kandi nitoje kunyurwa mu mimerere yose n'abandimo. Byavuzwe na Pawulo mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 11. Icyo wakora mu gihe uhanganye n'ibibazo udashobora kugira icyo ukoraho, jya ugerageza gukora ibi bikurikira. Jya wibanda ku byo ushobora gukora cyangwa ibyo ushoboye kubona. Urugero, mu gihe udashobora kugira icyo ukora ku burwayi bwawe, hari ibindi ushobora gukora. Urugero, nko gukora siporo gakeya, kurya indyo yuzuye mu gihe ubasha kuyibona, no kuruhuka bihagije, kandi no gusenga cyane. Ishirireho intego kandi ugaragaze ko wazigeraho. Jya ugira icyo ukora buri munsi cyagufasha kuzigeraho. Jya ukora uturimo duteya dutandukanye nubwo twaba tworoheje, kuko bituma wumva ko hari ibyo ushoboye. Urugero, ushobora guhanagura ameza, ushobora koza ibyombo bikeya n'ibindi. Nanone jya wambara neza, ukarabe neza, wisige. Imirimo y'ingenzi ujye uyiheraho mu gitondo. Niba kandi ushobora gusoma, iga ijambo ry'Imana, kandi usome n'ibindi bitabo bitandukanye. Wiga indimi. Niba kandi ufunzwe cyangwa ufite uwawe ufunzwe, mushakira ibyo asoma kugira ngo amenye mu bundi bwenge. Jya wibuka ko ibyakubayeho bishobora kukugira icyo bikwigisha cyangwa bikigisha abandi. Ibibazo uhanganye nabyo bishobora gutuma wunguka ubundi bwenge bugufasha guhangana n'ingorane, cyangwa bikagira icyo byungura abandi. Hari igihe utagira icyo uhindura ku bibazo ufite, ariko ushobora kugira icyo ukora kugira ngo ubyitwaremo neza. Icyo gihe ugomba gusenga ugasaba imbaraga, nk'uko byanditswe ngo cozwa byose na Kristo imbaraga. Mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 13. Tugomba kuzirikana kandi ko hari ubwo Imana ishima kudahita idusubiza ako kanya ngo idukore mu mibabaro ako kanya, atari uko itwanze, ahubwo ari uko ishaka kugira icyo itwigisha, nk'uko tubisoma mu ibaruwa ya 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Reka turekere aha. Imana ibahe umugisha kandi muhahe muronke. Kora comment, like, share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bite bikugeraho. Ibyiza biri imbere.